Ishyari niwo muzi ushibuka ibibi byinshi biba mu mutima w'umuntu. Kunyurwa n'ibyo ufite si ibya buri wese, ariko wowe wabiharanira kuko ari ingenzi. Nitwa Jay, nishimiye kubana namwe. Iki ni ikiganiro Baho Ukuri gica kuri Zen TV hamwe nanjye Jay Nkwayikaze. Iterambere ry'umuntu rishingira ku mitekerereze afite. Imitekerereze y'umuntu nicyo gishoro cya mbere. Niwagera ku bintu bihambaye ufite imitekerereze iciriritse. Uko wibona bifite agaciro kurusha uko abandi bakubona, kuko nta wakomenya kurusha uko wiyizi. Niba utabasha kwiyumvira, biragoye ko wakumvira abandi. Ijya kurisha yera ku rugo. Ibintu bitanu byoroshye mu buzima: kuba umunebwe, gutsindwa, gucika intege, kujora iby'abandi no kudakora ibyo ushinzwe. Iyo wanze abandi nawe ntuba wikunze. Nta muntu ubaho nk'ikirwa kitagira umusozi bituranye bihuje imigenderano. Ujye wubaha umuntu ugerageza ikintu kimwe inshuro igihumbi kurusha ugerageza ibintu igihumbi. Iterambere ridashingiye ku muco w'abenegihugu riba ari igihuha. Igihugu kizima kigira abato kikamenya uko kibarera, kikagira n'abakuru kikamenya uko kibasindagiza, kigira abayobozi bita kubo bayobora, kikanagira abayoborwa baha agaciro ababayobora. Ibitari ibi ni igihuha. Gushungerwa no gushimwa byenda gusa ku buryo bworoshye kuwabyitiranye. Wabifuriza neza yagira ati muragashimwa nimugashungerwe. Ntugatinye kugaragaza icyiza kikurimo, kuko gishobora kuba kiruta icyiza kikugaragaraho. Ibyahishwe amaso ni byinshi, ibikurimo wakerekana ni byinshi. Mwigisha abana kugira inzozi bakiri bato, kuko bizatuma batajarajara muri byinshi ngo batakaze imbaraga n'igihe mutabafitiye umumaro. Abagize inzozi bakiri bato bose bazazitsimbararaho birangire bazigezeho, niko kuri. Igishoro nyamukuru ni ubuzima. Kuba ugihumeka biguha icyizere ko ufite ubushobozi bwo kugera ku byo ushaka byose. Kora, hatana, kora wongere uhatane. Ntuzitotombere ko ufite imbaraga urwana, kuko abo twita intwari uyu munsi bigeze kugira intambara barwana kandi bagizwe intwari no kuzitsinda. Nta kigwari kizirikanwa, hazirikanwa intwari, hazirikanwa uwatsinze, uwarwanya agatsinda. Iyo Imana igukuye ku cyavu ikakwicaranya n'ibikomangoma, ni wowe ufite inshingano yo gutangira gutekereza no kugenza nk'abicaranye n'ibikomangoma, ukareka ibyo abicaye ku cyavu. Niko Imana yaguhereye umutwe urimo ubwonko butekereza. Umuntu udasoma nta kintu na kimwe arusha umuntu utasoma. Buriya uwakwigishije uko baroba amafi ntuzategeze ko azakwibutsa kujya ku ruzi kuroba. Inzara nikwica uzaba wizize. Papa wawe yakwigisha gusa ntiyaguha ubwenge bwe. Niba ushaka kuba umugabo uhamye nka we, shyiramo ingufu, kora kugeza igihe intare zitarabasha kuvuga amateka yazo. Inkuru y'umuhigo izakomeza gusingiza umuhigi igihe umuhigo uzaba urangiye. Nubwo watangira bikanga, komeza ukore, bizageraho bikunde. Ikigira umuntu kuba umuntu ni ubushobozi bwo gushaka ibisubizo. Tuba mu buryo bwo gushakira ibisubizo ibibazo byacu n'iby'abandi. Iyi ni Zen TV. Mwibutsa gukora subscribe, like, share na comment. Iki ni ikiganiro Baho Ukuri ushobora kugiramo uruhare aho waba uherereye hose. Njye nitwa Jay. Reka ciwe mwese twabanye muri iki kiganiro. Ndabakunda cyane.